Amerika imaze iminsi ifatiye abasirikare bane b'u Rwanda ibihano kubera ngo ibintu bya M23. Ibyo bintu bivuze iki, bisobanuye iki? Benshi ntabwo babyumva. Hari umuntu ejo bundi wambajije ngo mbibasobanure mubwiye ukuntu bimeze, impamvu biriya bihano babifashe. Mbona aratangaye cyane. Byahise binyereka ko abantu baba batumva ibintu biva aho bijya naho biva naho bijya. Kuki rero Amerika igize gutya igafata ibihano igafatira u Rwanda? Mwibutse ko no minsi yashize bafatiye Kabarebe ibihano. Kuva bamufatira ibihano ntago tuzi aho yagiye, ntagaragara, ntaboneka. No kubera iki? Reka tubareke rero ibihugu nka biriya bifitiye ibihano nk'u Rwanda icyo biba bigamije mu buryo bwo gusesengura, atari uburyo bwo kubogama, atari uburyo bw'amacakubiri, atari uburyo bw'abantu ibintu byose babifuza. Ariko tubivuge impamvu biriya bihano bayifashe. Urabona ba Kisekedi bari kumwe nabo bakayumba, bari kumwe nabo abantu bose bavuga ngo barwanya ubutegetsi, baricaye buriya baravuga bati kugira ngo u Rwanda ruterwe igitutu nuko bagomba gufatira abasirikare ingabo zikomeye zo hejuru ibihano. Harimo Barack Muganga, harimo Bakarusisi, harimo Abanyakarundi, harimo n'Agashugi. Bari abantu bose babafatira ibihano. Noneho impamvu babafatiye ibihano benshi batumva ni iyihe? Kaze nyikwereke nawe, ndizera neza ko urahita utangara. Bivuze iki rero? Bivuze ko ibafatiye nka Barack Muganga, Abanyakarundi, Bakarusisi, Bagashugi, bakabafatira ibihano ari abantu bari hejuru. Nabo bahita bavuga kuki njyewe? Biriya biba bishaka gutuma bariya abantu bafata ibihano bacanganyikirwa mu mutwe, noneho bagahindura imyumvire ku buryo icyo babwirwa, icyo bategekwa gukoreshwa bagikora. Biriya babatagitinga nk'abantu bita assets, baba bafite umuntu bagomba kuzacaho, kuko niba bagufatiye ibihano burya yamagara atewe hejuru buri wese asamaye. Niyo mpamvu rero za Amerika ujye ukabona zifatiye abantu nk'abari ibihano, abantu batatekerezaga, ukabona nibo bafata ibihano. Kubera iki? Bavuga bati okay, turamufatira ibihano, biramuhindura imyumvire, nimara kumuhindura imyumvire igihe runaka, noneho wenda tuzareba ukuntu uriya muntu tumugeraho aba ari we tuzakoresha. Niko bakora. Ni ukuvuga ngo biriya bivuga ko wa muntu ufatiwe ibihano ni umuntu nkawe, ni umuntu nkanjye, twese turi abantu. Bakubwiye ngo dore ukuntu ibintu bimeze, baragukanyaze, utangira gutekereza kabiri, you think twice. Nicyo rero biriya bihano Amerika ifatira abayobozi nka kuriya biba bigamije kugira noneho bibabere nk'urufunguzo cyangwa irembo ryo kubageraho, kubera ko ubutegetsi babubizeye neza. Rero byabaye muri Iran namye kubwira ashize imyaka n'imyaka, nkubwira ko Iran izahagama za Amerika, ariko bakavuga ko mu rupfu rwa Yatora harimo umugambanyi wabaye mu butegetsi bwa Yatora w'umusirikare ukomeye, niwe banyuzeho kugira ngo bamugereho. Umuntu wizewe utari gushobora gukekwa, bagenze gute? Nuko babageraho. Niyo strategy rero, niyo turufu Abanyamerika n'Abanyaburayi bakoresha. Barabanza bakagufatira ibihano, noneho bagufatiye ibihano kubera ko ukomeye mu butegetsi, buriya banabigize bafata bane kugira ngo hatagira ukekwa. Urabona kuri Kabarebe bamufatiye ibihano, bamaze kumufatira ibihano ku muntu ureba kure, wahise ubona ko bashaka kumugira ikiraro cyo kwambukiraho, ubwo wenda n'ubutegetsi bwarabibonye ariyo mpamvu tutakimubona. None ubu babifatiye bane ku buryo ntiwakeka uyu, ntiwakeka uriya, kereka bose niba wabakeka. Bivuze ngo rero biriya biba ari nk'itufu cyangwa ikiraro cyo kwambukiraho kugira ngo bagire access ku byo bita asset, uwo muntu bazakoresha kugira ngo bamukoreshe ikintu runaka. Akaba ari cyo rero baba bafatiye biriya bihano bariya abantu nk'abariya, ariko nyine bikaba byagizwemo uruhare wenda na ba Kisekedi abo ngabo, na ba Kayumba, noneho n'abandi bantu benshi, kugira ngo noneho na ba bantu bafata ibihano batangire kuvuga uzi ko babandi ibyo bahunze ari byo, uzi ko babandi ibyo bavuga ari byo. Noneho wa muntu ufatiwe igihano mu mutwe we ntago aba akiri focused, agifite umujyi umwe ku byo ubutegetsi bwamubwiraga. Agiramo amahitamo abiri, areba ahari akavuga nimpava biragenda gutya, akareba nabo bari kumubwira bazamujyana, nimpajya bizagenda gutya, noneho akaba mu mayira abiri. Akaba ariyo mpamvu rero bafatira abantu ibihano nka kuriya. Noneho ukabona amahanga aritaje kubera ko abazungu bafata igihe. Tuvuge nk'ibihano babifata nk'uyu munsi, nyuma y'umwaka, amezi, umwaka, imyaka 2, 3 bagategereza. Noneho
wa muntu bakazamubwira bakazagaruka inyuma bakamubwira urabona nyamara ugize gutya cyangwa gutya bya bihano byawe twabivanaho ukongera kuba umwere ariko ari uko ubanje gukora icyo dushaka. Bivuze iki rero? Wa muntu yongera gutekereza kabiri none akavuga ati nanone no gupfa no gukira reka mbigemo. Nuko abantu bahinduka ukajya kumva ku muntu wagendanaga n'umuyobozi ari we bagendana nshuti magara niwe umuhindutse. Urugero Thomas Sankara, Blaise Compaoré mwivugana bafata umuntu wa hafi ntago bajya kure kuko wa muntu wa kure n'ubundi ntacyo azakora. Wa muntu wa hafi rero uzi system uko bimeze ibintu byose bikora niwe baza nk'uko bakamufatira ibihano, bamara kumufatira ibihano agacanganyikirwa agatekereza kabiri akavuga ati uko biba bibuko none nawe agasama yamagara ye kuko amagara atewe hejuru buri wese asamaye bakamukoresha gutyo ukajya kumva umuntu niwe ukoze ibintu abantu bagatangara kubera ko batakurikiye cyangwa basobanukirwe. Ngayo nguko rero impamvu bari abasirikare bane b'u Rwanda bafatiwe ibihano no kugira ngo babacangikishe mu mitwe yabo noneho bazabagire assets, niba bamara kubagira assets aba aribo bazanyuraho kugira ngo noneho babakoreshe ibintu bashaka gukora ku butegetsi buriho niko abazungu bakora utarabasobanukirwa wose wanjye. Kandi bashimye rero Imana ikomeze barinde. Shalom shalom todaraba to